Hello, ndabasuhuje mwese inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi banjye, Imana ibahe umugisha kubwo gufungura iyi video kandi no kubana nanjye mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uyu munsi mbazaniye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 147, turasa umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu gusa. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo utubwira ngo haleluya. Haleluya kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe, ni uko igikundiro kandi gushima kurakwiriye. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisiraheli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka ingoma z'imibabaro yabo. Amen. Bakunzi ba Women Gadizi Ministry, iri ni ryo jambo Imana yampaye muri iki gitondo kugira ngo nganire namwe, mushime Imana muri uyu munsi mwiririmbira ishimwe ryayo, muvuge haleluya kubw'imirimo z'imbaraga zayo, kuko bikwiriye ngo gushima Imana yacu, birakwiriye ko tuyishima, birakwiriye ko tuyivugiriza impundu, kandi impundu z'abakiranutsi ni uko dutera za haleluya, haleluya zo gushima Imana yacu. Imana ishimwe rero kuko ngo ikiza abafite imitima imenetse kandi igapfuka inguma n'imibabaro yabo. Muri uyu munsi wowe muntu ufite umutima urimo uruguma, ufite umubabaro wo mu mutima, icyo nkusabiye muri uyu munsi ni uko Imana iri bubane nawe, kandi Imana ipfuka izo nguma ziri mu mutima wawe, ikomore, ikumare umubabaro. Reka rero mbashimire kubw'ijambo ry'Imana tubanye muri uyu munsi. Imana ikomeze kubaha umugisha, iryo ni ryo muri busengeremo, usenge usabira uwo uzi ufite umutima ukomeretse, usenge usabira umuntu uzi uri kunyura mu bihe bigoye byakomerekeje umutima we, umusabire ko Imana yapfuka izo nguma zo mu mutima, kuko inguma zo mu mutima nta muganga n'umwe w'umwana w'umuntu wazomora usibye Imana yonyine. Imana rero niyo ivura ibisebe byo mu mutima, kandi Imana yonyine niyo yomora umuntu, ndetse ngo n'inkovu zigasibangana burundu. Ndabakunda rero, tuzabonana ubutaha. Bye bye. Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi ntimwibagirwe kumpa like, share, comment ndetse na subscribe. Bye bye.